Story time reka twicare tuzibare apana izandabaga ngunda cyangwa bakame nkumbi yarine sana aririmbira itorero acyambara amarumbi utanabona ibibero nkumbi Philipita kera kiri umusore ajya gusengera umukunzi mu barokore gusubu ni muze utarigeze umugore ni mu muhaga konire ko uyu musaza mupowe njya nkumbura yago asohora suwejo yabaye hit kinwa henshi mu matempo izayikurikiye zabigize zero na eri wazikoraga ubu yazisibye nkejo njya nkumbura P akatira Veronica ngo abonye umwana ukiye Bikira Maria gusa ikibabaje Maji yarereye iniga hanzanja numva ngo yarongoye karashika. It's a story time reka twivugire bro njya nkumbura agapfiza atari yongoza ijipo nkumbuye yanga na za nkumi z'inyakariro nkumbuye na Jay yantoje gukunda umurimo Lafya Tough Gang barara kwikarito bagipusha inyonga street bibera ghetto ku myaka 7 y'amavuko numva amaganya hari mfite amakuru no mwijuru nikabaka njya nkumbura Kiyovu gitwara ibikombe njya nkumbura Meroda kiba mu bukode social media zitaravubura inote tukibyiniza impara muzika ikira na loge yayo ni Shadibu niyo yabisugi reka bucura sina kwanganya amasheke niyo haza umugi sinagusiga sina kwama Brian niyo yabinkumi reka bucura sina kwanga Pamela niyo yaba mubi sinagusiga sina kwama Yago niyo yajya Billboard muri top 10 suwe jiga playingwa bashaba kareka kiryo agafata umwika agasima kagafilinga Jay skiza kaba pasta kurusha gitwaza abayoboke agakonveka muyoboke akanywa sana jiyabana isbuga kazikometsa zankubwira ngo kuba umugabo sukugwiza abana n'abagore birashoboka kwitwa umugabo ukiri umusore umugabo ni wa mukapu w'inyangamugayo umwuharanira kubera isingira akamaro uyu butumbi subugabo n'urushinge rwica baro nta mugabo utinya struggle nta mugabo kwepa haso niba upinze bro bazaso bro menyako uko byagenda kose nta mugabo utinya jango umugabo nyamugabo aharanira kwigira agomba kuba ari munyakazi biceri byinjira nta mugabo ucumitwa motion bagusubiza umugabo ni nk'inyenyeri teka hora murika reka nta mugabo ujucudika nabahugita nta mugabo ujyuburara remera akavunika nta mugabo ugikina n'amaninja yina ha umugabo nyamugabo abyuka kare bugicya akajya ku ndege gutigita ngo abone ibicwa every time aratumwa agatumika nta mugabo ujyurukani wo muco w'abaniga umugabo ahora targetinze kuri faida nta mugabo useka imbohe nawe jajya mu gihome nta bugabo bw'abambone ni nk'umugore I just want you know ko kuba umugabo bisaba kwipevera ukipevera imiruho kuba umugabo no guhiga so kuviyoriza impinja no kwemera ugakoronizwa no guhiga ikimba no kwikiza izo nyiga guhumukazi poa no kwipampa bya gisoduka ikizababisha papa Eveno mi gente no muri South Africa biz back in ego golden coin njewe nitwa Kazi keserekane sere kumeze neza uri hirya nino atandukanye ibyo bari gukora byose tukubwira ngo biguhire niba utameze neza ugomba kumera neza kandi niba urwaye nyine reka tuvuge ngo ihangane ariko ejo ni sawa ejo ni heza maze iminsi mike cyane postinze kuri platforms zitandukanye yaba TikTok yaba Instagram yaba WhatsApp nshyiraho umujama muri kureba kuri screen zanyu izina ryari buze kuryivugira nta kibazo nshyiraho freestyle yakoze nashyizo freestyle itari nk'umunota umwe abantu barambwira ati umuntu ugomba kumudushakira tukamubona kuri yawe TV right now straight away ndamufite imbere ya screen zanyu reka tumwakire it's the story time reka twicare tuzibare ni story time reka twicare tuzibare apana izandabaga ngunda cyangwa bakame nkumbi yarine sana aririmbira itorero acyambara amarumbi utanabona ibibero nkumbi Philipita kera kiri umusore ajya gusengera umukunzi mu barokore gusubu ni muze utarigeze umugore ni mu muhaga konire ko uyu musaza mupowe njya nkumbura yago asohora suwejo yabaye hit kinwa henshi mu matempo izayikurikiye zabigize zero na eri wazikoraga ubu yazisibye nkejo njya nkumbura P akatira Veronica ngo abonye umwana ukiye Bikira Maria gusa ikibabaje Maji yarereye iniga hanzanja numva ngo yarongoye karashika. It's a story time reka twivugire bro njya nkumbura agapfiza atari yongoza ijipo nkumbuye yanga na za nkumi z'inyakariro nkumbuye na Jay yantoje gukunda umurimo Lafya Tough Gang barara kwikarito
bagipusha inyonga street bibera ghetto ku myaka 7 y'amavuko numva amaganya hari mfite amakuru no mwijuru nikabaka njya nkumbura Kiyovu igitwara ibikombe njya nkumbura Melody kiba mu bukode social media zitaravubura inote tukibyiniza impara muziki kila na loge yo ni story time part 1 we will continue part 2 yeah next time man reka manze mvuge kuri iyo mu kanya ndabata mu part 2 okay ariko manze mvuge kuri iyo part 1 uti Phil Peter Nkumbe Phil Peter kera kiri umusore ajya gusengera umukunzi mu barokore gusubu ni muze utarigeze umugore ni mu muhaga konire ku y'umusaza mupowe Phil Peter umugize umusaza Phil Peter no umusaza mu gakino ni mu gakino cyane mu myaka hoya no mu myaka no mu myaka Phil Peter ntago ari muto afite nk'imyaka ingahe Phil Peter ntago yabura 50 combien ntago yayibura muzehe Phil Peter none se kuri umwana Phil Peter sasa mfite ba sogokuru banje barakuranye they used to be together that's why I'm on a respect shout out to him bararagiranye Phil Peter mze Phil Peter uwo musaza ngo reka tumupo reka uyu musaza mupoye nta bintu byinshi mfite byo kumuvugaho icyo nsyo nuko mukumbe akiri umusore kera byabiye byahise akikaraga mu nsengero n'ibiki ku mavi ajya gusaba Imana mu barokore ibintu uracyari mutoya yanze Phil Peter yahoze ari n'umurokore yari kamateka arasomwa bro none se kucyemera ko Napoleon Bonaparte yayoboye Ubufaransa twari duhari ntago twari duhari nge ndabyemera sasa nizerera mu byandikwa ibivugwa abashakashatsi ibitabo bitandukanye amadocumentary byose usanga bigaruka kuri natanze urugero kuri Napoleon Bonaparte ko yari umwami biki Bufaransa ukomeye ibintu nk'ibyo hanyuma Rine Sano uti yaririmbaga mu bimbere nkumbe ya Rine Sano aririmbira itorero acyambara amarumbi utanabona ibibero kera mu makorari arabyerekana ntago yagohereza Rine Sano ni mba ndikukubwira ngo story time nyikora haba ari mu kuri kwinshi ibintu mba mvuga ni n'ibintu n'umuntu uri kureba yawe TV nawe arabizi ko ari byo Rine Sano yabaga muri korari n'ibiki ariko wasanga kibamo ahubwo inshingano zariyongereye kugeza ubwo akaba akora umuziki nk'akazi kubw'impamvu z'akazi bro ariko wasanga anasenga asanga ariko nta nubwo ari wasanga Rine Sano urasenga zibi yose ntago mbizi ariko ntago nanone navuga ngo nagasenga oya ntago waba ufitiye vision udasenga okay dutangiriye kuri iyo freestyle cyangwa se iyo ndirimbo reka uraza ni freestyle ariko part 1 ariko ntago nturamenya wo twakiriye n'inde byanyabyo umuntu mwakiriye no umujene tu no umujene ushima Imana uva mu muryango usenga w'abatambyi Young Zaki ni bucura mu muryango w'abana bane no muhigi kuva Rusizi bro Rusizi mbari arya bajya bita ngo ibushi ibushi bro byari bya kera gusa abashirira akoreshwa sometimes rirakoreshwa gusa hudu ni Rusizi ahantu bita Mururu tu ni za Mururu Senelac havugwa abameni benshi ngo burangwa bibisambo byatanye nimba bana havugwa bavuzwe nge ntakihari amateka Mururu urayazi amateka ya Mururu ndahazi bro narahakuriye kirenze uzi cyabaye Mururu bavuga mu bitabo bambwiye ko nosoma bajya bavuga ko ibintu byabaye I don't remember nimba ari Rayon Sport cyangwa Kiyovu gusa hari team ngo yaje gukina n'iki ngo na Espoir ngo yari finale ngo equipe sinzi I don't know ikipe yatsinze sinzi nimba ari Espoir cyangwa iyo Rayon Sport cyangwa Kiyovu gusa ikintu nzi cyo nuko bahagizweho kujya gutanga igikombe kikabura umutama wa Mururu yagicikanye gare Burangi Mururu so bigeze kwa president Ikaramu Mururu izo stories ntago nzizi gusa story ya trending nzi isambo cyambere cyagaragaye mu Rwanda burango cyari yateruye igikombe kera muri za 70 ingahe bro kera zamani kwiba bitararemwa niwe wabiremye acikira mu mazi ni baraba wa Mururu ina live ababeti ba Mururu burango boga ikivuba kakirangiza bataruhutse baba boga twadushona koga nibiki bari ibintu byacu wapi
ibintu by'amasasu ndiruka njye ntago duhuza kabisa nta nubwo bihagaragara bro. Igihugu turimo ni icy'amahoro, igihugu turimo ni peace, ni amahoro. ariko ngo rinaje waricika yinde ku mwana w'imururu n'ifi zigendera. Oya nta mpamvu yo uraswe gute bro. Okay, twakire Young Zaki rero man, ikaze kuri Yawe TV. Asante sana. Je numvaga rwose nyumviri ya freestyle nice, nandika kuri status zanjye ndabwira uyu mupeti tumuzane, imiriro myinshi barayitwika yenda gushya. Byari ngo mupeti tumuzane. Uyu munsi rero navuye mu ideni man, nishimiye kuba ndi kumwe nawe kano kanya Young Zaki. Nanjye nishimiye kuba ndi kumwe n'abanyarwanda, abanyarwandakazi n'abandi bose bakurikira Yawe TV. I'm happy to be with you. Ewan, reka tubanze tubatema kandi bakubite part 2. Reka twicare tuzibare nako tuzumve. Ni story time, reka ngaruke tubasebye tuvuge byose, reka umuceri tuwumene. Nkumbuye Safi na Judith mu rukundo, nkumbuye karahanyuze apani y'imisundo, nkumbuye kera pasteur atarya ibyana, atiyoberanya atajya apfa gukora ibyaha, agifite agakiza gikorera Imana, gusa aho bigeze nta muryango adakomanga. Abapadiri nibo bari gupusha ganja, banakuritura bakabona ifaranga, mu mihana bagiye bahafite abana, bafasha buri nkumi yo babonye iri gusamba, bagasa bakaryana jaswa na seburi saha, bakora ibyaha bakabishinja abakoboyi ku mihanda, bugacya bajya imbere kwigisha iyobokamana. Nkumbuye shehe kera adakozwe iby'ingurube, atangwa ifege atajyanwa no kugasembuye, gusuba ingurube bari kuzirya beruye. Data we iduniya ndabona irimbutse, abarokore birirwa banywa rikoro, bafite kime mu guteza imbere skoro, ngo kunywa nyinshi bamenye ko ari icyo cyaha, ngo ari kusomye gake ntago byababaza Imana. Ndashaka kumenya The Black na Twaduhigo, ndashaka kumenya Majina y'amafirigo, next time zagaruka nkomerezaho stories z'ababire benshi nazo nzazivugaho. Nuvuga none na part 3. Part 3 story time. Ama part part 1 part 2 part 3 nago mbizi story se kuri imihanda zihoraho. Nzajya nzibabwira zose Okay, asante sana, ntago nibuze gutinda kubuvuze icyo numvise cyo nuko ngo aruje kubasebya nako sinyegeye nyine. Urabasebeje ibyo reka mbyiwe. Oya ariko nta nubwo ari ukubasebya bro, cause hari umuntu mbeshe se muri comment babishyiremo. Ngo ngasigaye. Oya ntago wasanga ari na padiri Zanzibar cyangwa bo mu Burayi Oya ntago mbamfuse ko mbizi, gusa ntago babura, ntago byabura tu. Niyo si turimo. Niyo si turimo. Okay, sawa, duteye amabuye. Turagenda nyine tunaganiramo tubatamo utwo tuntu. Iyi ari story time, mukaturaza no kujya kubindi. Reka none twigire muri gahunda y'umuziki noneho. Young Zaki ufite usibye zino freestyle cyangwa se reka tubyita umuziki. Ubu ni umuhanzi uhagaze gute? Afite indirimbo zingahe ziri recorded? Abantu bashobora no gushaka bakazibona. Young Zaki ni umuhanzi navuga ko akiri kuzamuka, upcoming afite amaze gukora indirimbo ebyiri za uploadinze kuri channel ye. Still nitwa Young Zaki. Ubwo Young ni Young y'ikintu gito cyangwa se y'umuntu muto, and then Zaki ni mu Kinyarwanda ni Z ni A ni K and I. Ni Young Zaki maze gukora video ebyiri. Imwe nayikoreye, ubwo urumva amaze gukora audio z'indirimbo ebyiri nyine zifite n'ama video. Audio imwe yakozwe na producer Kina Beat, indi korwa na producer Package muri Country Records. Yitwa Kankanya, ni Kankanya ndavuga. It's a Kankanya bishatse kuvuga iki? Abantu bo mu majyaruguru bahise babyumva, abantu bazaburera za Musanze, Gicumbi, shout out to your Kankanya ubundi ni Ikigande. Ni Ikigande bishatse ko it's like to shake. Shake. It's like to shake. Okay, imbere ko nza guhitekerezo cyo ndirimbo no kuyita gutyo, reka tubanze tuyumveho gatoya hanyuma tugaruke. Naje nifunze n'abapampe nk'ijana, nk'umushi w'imbere muko nshaka kurya inyama, sinshaka iby'inzara ndi kumwe n'inshuti magara, ndahamagara 116 no dakama, inkanda yifite ikindi mfite karite, itanga umukamo uhagije ndarahiye, ndabona ibyana byose hano byayisariye, ndabaye ikivuguto cyinshi mwanyizaniye, umwana ushoboye ushaka mata ndamusaba, kugera imbere kuri stage twese akaduhabya, buraga Kankanya shora Kankanya shora kabaduteza ubundi tugacanganya, baby gera kuri
uri badman fata amano ben nta pose habisha abagabo uramureka kaza ubundi ugakubita ishyano ubundi kinjirira hagati muri izo balo ya bayita kankanya shake ko cyo yahisemo kwita icyo kizina kirenze ururimi sometimes hari ukuntu wita first of all harimo creativity na innovation no kubanza nkakwereka ko nshobora kukubwira song nshobora kuyita izina runaka bidasabye ko ari ikinyarwanda hari n'ukuntu abandi bashobora kumva iryo zina mpise mbishyira mu kinyarwanda sometimes kumva ntabyakiriye ukundi kuntu arajajinze cyane kandi ntabwo biba ari fresh umuntu uba ukeneye ubusabwa kuyivibinga wakenera kuyimenya biri deeply ubwo urasobanuza urasobanuza ni indirimbo nziza impamvu ariyo mere yo kankanya cyangwa se kankanya uko wabivuga kose ni indirimbo irimo urbanse niye njyana turayita ni afrobeat iriya ni afrobeat but mba ndi kurapa muri afrobeat indirimbo ya club ni club music na rose ushobora kuyumva indirimbo irimo nyine rap yo coherence indirimbo nziza so niyo nshyashya mfite maze ukwezi kuri Young Zaki bakore subscribe basharinge soon ndabatamo n'indi song nshyashya nakoranye na producer Genius yitwa Capo na amapiano sasa impano yo kuririmba rap cyangwa se kuririmba abundi bavuga ngo isuku igira isoko ese muri famille yawe hari umuntu ukuraho cyangwa se ni imihanda yawe mfite umumeri w'umwanditsi nubwo atabaye umustar ariko arakora indirimbo nyinshi z'Imana ngiye nakuze ameditisha anyicaza akanyereka ukuntu game zikorwa nubwo wenda ngiye navuga ko namurushije intambwe nkajya no nkakora n'umuziki usanzwe nyine wenda nkajya nkabifatanya na gospel kuko ndi na Jay Polly nawe akunda kuvuga ngo I am gospel gangster nanjye ndi gospel gangster ibintu nk'ibyo nkaba naragiye no mu muziki usanzwe nkabifatanya gusa mbikomora ku umumeri wanjye arandika umumeri aranyizera bro azi ko ibintu ndirimba ariko bw'impamvu z'akazi gusa nta nubwo ari bibi bro nta nubwo ari bibi aranyizera ubundi umuntu mwizera bitewe n'igihe mubana rero ngiye Mary tumarana igihe kinini bro turi kumwe imico yanjye yose arayizi arabizi ko nshobora kuririmba ikintu runaka gusa ntagikora arabizi ko nshobora kuririmba ku gasembuye kandi ni ubusoda tuba duciringa gusa Young Zaki aciringa na soda gusa uboranje ubukoka ubuntu bwose buri bw'ubusoda kabisa ni mama wawe hari undi mwana kwanza guhorana natubwira uvuka mu muryango w'abana bangaye kugira ngo uri kumubaza neza ubundi Young Zaki avuka mu muryango w'abana 4 Young Zaki niwe bucura abanzirizwa n'abakobwa 3 niwe wabarumbiye Young Zaki ubwo ni ntago ari ukurumba cause n'ubu ngubu Young Zaki aba muri korali Young Zaki arasenga gireto Young Zaki ni umu-ADPR byimazeyo bandana urabona ni kubw'impamvu z'akazi ariko bandana ni muco w'abirabura abirabura kuri bandana ni ibintu duhuza cyane reka duhita dukubitira state mbere yuko wenda tunaguma hano muri Afurika nubona abaraperi bakomeye wenda nka 90% muri Amerika ni abirabura kandi kutoka zamani njyana ishingwa bande ba MC Hammer ba Dr Dre Snoop Dogg ba Notorious Tupac bose ni abirabura ubundi abirabura na hip hop ni ikintu cyabo kabisa wari muravuga black people na hip hop rero ndavuga usibye na hip hop n'izindi genre abanyafrika nabo vocaliste bakomeye n'abahanzi bakomeye ibintu byose bijyana na music bari hejuru cyane ibyo ngira ngo nano barabizi bamaze kumenya bajyana isobanukirwa natwe hayi wacu tumaze gukara abirabura
cyangwa se abanyafurika nureba afrobeat ukareba amapiano kuva South Africa noneho amapiano ba CB niyo bari kwikorera gusa Chris Brown aba baniga ba Jason Derulo bari kwikorera amapiano gusa urabona ko amapiano yafashe isi kandi nayo ni injyana y'abirabura abanyafurika inaje vuba afrobeat yo yafashe isi nta kubitinda uruca abana hanyuma usibye tuve muri Amerika tuzani iwacu mu Rwanda kugira ngo uririmbe hip hop yiririmbe like this hari umuhanzi mu bayikoze cyangwa se bayikora kano kanya bagufasha ukuboko nyine ndavuga warebeye ukavuga uti have to be like this one abanzi bamfashe ukuboko cyangwa se narebeyeho ni benshi mani mu Rwanda rufite abaraperi benshi babahanga ntago nabavuga ngo mbarangize but nka Bulldog nka Riderman n'abandi bose nabahanga bro gusa abo ngabo bisa nka ari bo nje babaror modo banje tu reka ducimaka kuri wowe ni Riderman na Bulldog muri babiri aho ngaho uvuga uti uyu nguyu kabisa hano yashyizemo difference ninde ufata ukavuga uti uyu nguyu ni umuraperi w'igihugu dufite ahanga kuri Bulldog na Riderman senkani oya okay mbwira ikintu ukundira Riderman ikintu cya mbere mukundira ni isubirajwi n'isubirajambo azi kwandika ngiye kuvuga ngo ni mukuru mu mutwe ariko nabyo nibyo yandika nyine ibintu biri mu bwenge bwinshi ni umuhanga ashyiramo isubirajwi isubirajambo nyine nicyo kintu gituma mwereferaho nkakunda ibihangano bye kurushaho Bulldog nawe niyo sanse tu nawe ni ryasubirajwi ni ibintu nk'ibyo bega Bulldog na Riderman basa nkaho bafite ikintu bahuriyeho aricyo nge kinkurura tu nasanze rero bose bagifite bazi kwandika urabona none banakoranya ka EP bira bintu byaranshimishije zira boro nirwa nzimedita nizo songe mba niyumvira biraje birangire twe twumva muri kuririmba ibisa ntago ari kuririmba ibisa gusa buri muntu abagomba kuba afite abaror modo tu barana abaror modo banje nkunda ibihangano byabo gusa ntago bivuze ko mu Rwanda abaraperi batari abahanga mana aba young generation okay muri young generation yuvuze Riderman kavuga Bulldog tubafata nk'abapapa hano muri mu njyana hip hop by'umwihariko no mu muziki muri rusange barana abantu bakuru ariko muri young generation muri baze trap ninde mwana ufata ukavuga uti uyu nguyu kabisa mu ba young generation ko ari benshi bro ndashaka babiri urashaka watsama kugira nka batandatu batababiri se ko n'ubyango ndakubwira nka batandatu ndawubwira harimo Bushari harimo Ish Kevin Kivumbi King Zeo Trap Betray Muheto papa wabo Mistake Mistake you hara niho mfungiye nari ngatangaye Mistake the baddest Pandemic boy wasa Mistake ni bad Mistake bamwita Pandemic boy mukundira Mistake ikintu cya mbere mukundira ijwi rya Mistake ubundi ntago ari umuraperi Mistake ni umuririmbyi koza ashobora akora injyana zitandukanye tu rero Mistake ikintu cya mbere mukundira ni uburyo afite ijwi rimeze nkaho risaraye ariko agakontorora beat tu agakora uturirimbo tumeze neza agakontorora beat kandi wumva ko ijwi rye rikakaye yagera mu ndirimbo z'ibisazi niko abajene tuzita indirimbo zibyinitse amajuri n'ibiki kumva Mistake agira vibe iri hejuru abantu bashinja cyangwa se barega abantu barimba hip hop mu Rwanda no hanze ko ari ninjyana y'umushinyi muri kenshi niko kwayivugaga kera mu myaka ya mbere n'uyu munsi ariko bikajyana ko ngo bivugirwamo n'amabifu ibitutsi nibiki n'izo zazi ni kumvaga nyine uhereza abantu basebye mugani wawe wabihisemo gute nyuma yo kumva izo feedback ziva muri public dufite hano mu Rwanda hip hop na beef ni ikintu kiba kigomba kugendana ngiye nta nubwo nabishidikanyaho n'aka na gato nta kuntu waririmba udateye beef umuntu ukarimba hip hop umujyana ahubwo dore beef yo ntiyabura ahubwo nta kuntu waririmba hakagira amagambo nyine bakansoringa
amagambo nyine atari meza ku isoko, atameze neza mu matwi y'abantu, gusa beef yo ntago yabura. Usaba uri umuraperi na ba Tupac na Biggie, you know, abafondateri ba hip hop nabo bari bafitanye beef bo iri no ku rwego rwo hejuru, ariko beef doesn't mean ko niduhurira hariya mu nzira turi bufatane tukarwana, ntago aricyo bisobanuye. Beef dushobora no kuyikora mu buryo bwo gucuruza bro. Erega beef izamo n'ibitutsi n'amagambo akakaye, kandi mu kubwira rubanda na leta y'u Rwanda nta n'indwi iri kubyemera cyane. Boro rero niho ndi njyewe, beef ntago nayanze, ahubwo amagambo azamo hari igihe barengera tu, hari igihe barengera gusa iyo mubikoze fresh nyine ntihazemo amagambo, ibintu by'ibitutsi byo gutukana no gukabya, ntacyo biba bitwaye tu. Izo trap umukurikira? Izo trap ndamukurikira. Uri ku indirimbo aheruka gukora yikoreye iyo ndacyavuga ku mabifu ubwo ngubwo, ayikoreye sinabyaye, bari kuvuga uburyo atabyaye. Atabyaye nde? I don't know, wasanga baramushinjaga nk'abapeti runaka ariko ngo ntiyabyaye. Ariko bumvise ibintu byabaye kuri ya ndirimbo ko ari uwayigeneraga. Iriya ndirimbo yari afite abantu ayigenera. Nawe urabazi? Ngendeye kuri platform ubu nibyo mbona, ashobora kuba ari trapish music. Ba Horix, ba Ishkevin, abantu nk'abo tu. Okay, ntabwo nshaka gutinda muri ibyo by'amabifu by the way, ariko nashaka kukubaza kano kanya urimo urakora hip hop, wumva rero nshaka kugumamo nk'umuhanzi cyangwa wumva wanahindura ukaririmba ari ibintu? No, ahubwo ngenda baririmbira bro, you know, ntago ndi umuraperi, ngenda umuririmbyi. Nakiyamenya muri buri njyana, nagerageza. Indirimbo ufite itari utarapa utari ni nyinshi ntago zabura. Turashaka none freestyle ahubwo ni story time ya gatatu inaza. Okay, reka story time part 3. Reka twumve waga turi kuririmba noneho. Akira yifashe nta. Nza nkubwira ngo Shadibu niyo yabisugi, reka bucura sinakwanganya, amasheke niyo haza umugi, sinagusiga sinakwama, Brian niyo yaba inkumi, reka bucura sinakwanga, Pamela niyo yaba mubi, sinagusiga sinakwama, Yago niyo yajya Billboard muri top 10 suwe jiga playingwa, bashaba kareka kiryo agafata umwika agasima kagafilinga, Jayskiza kaba pasta kurusha gitwaza abayoboke agakonveka, muyoboke akanywa sana jiyabana isbuga kazikometsa. Baby why you cry, mfite do never so, mfite amayero sinshaka utwo tubazo, sinakwanga reka sinakuryarya, sinagusigurira sinagugusashu, Shadibu niyo yabisugi, reka bucura sinakwanganya, amasheke niyo haza umugi, sinagusiga sinakwama, Brian niyo yaba inkumi, reka bucura sinakwanga, Pamela niyo yaba mubi, sinagusiga sinakwama. Sasa ntabwo nubuze kujyanira comment cyane ku nuri kuririmba abantu bari kubyumva. It's a story time, Brian niyo yaba inkumi, ubona umukecuru? Oya, inkumi mba mushatse kuvuga ntago ari kuvuga ngo arashaje n'ibiki. It's like to be cowboy. Brian akunda ameze nka Young M.A, sinzi nimba umuzi. Ni umubebi w'umuraperi yitwa Young M.A. Brian rero akunda kuvuga ko ari naniwe role model. Ni umubebi umeze nk'abatipe sample sa. Yitwara nk'abahungu, kandi Brian nawe ubona ko afite vibes z'abahungu. Ariko hano imbere ibyinda bitaratungana. Ibyinda ibyinda ntago mbizi. Ubu yabaye inkungu yamuheruka. Ibyinda byo ntago mbizi. Cyo nuko Brian ryari. Ndamuheruka Brian bya danje. Na post ziyo, oya, ugiye kanareba kuri Instagram yo no kuri platforms ziyo zose, Brian yifitemo ubukaboyi bwinshi. Imyambarire asigambara makatmani yushukuta heruka Brian. Ni gake nyuma yuko abatijwe none ibyinda bigake mukasiga yari inkumi. Brian ntago yaguhereza kubatizwa se hari umuntu ni bande batabatijwe se muri aba bari muri izi story zose. Naze ushari abatirijwe. Ushari ntago mbizi ariko ntiyabura kuba yarabatijwe. Bari abaniga baba barabatijwe. Turavuga batijwe bivuguriye mu gakiza. Ariko afite agakiza bro. Arega ziraba ari kubw'impamvu z'akazi. Ntago bisobanuye ko ibintu aririmba ari byo akora. Nimba ndi kuririmba about bangi, about biyoga n'amabia,
ntago bisobanuye ko mbyirirwamo nirirwa mbinywa we nta nubwo bishobora wapi n'ubusoda n'ubusoda. Okay, sasa Young Zack waruturirimbiye mu kanya uririmba n'ubundi story time ubwo part 3 ubwo uzabivanga hariya nubisibona akantu gakurapa gatoya. By the way biryoheye amatwi kubyumva ni ibintu byiza cyane. Urabona iyi industry irimo aba hip hop barimo hip hop artist barimo, urabona ugiye kubamena tukakubona hano kuri platform hano hanze nyine urimo uradomina. Niki kintu uzanye kiri buze gutuma Young Zack aza kujya on top muri industry turimo? Young Zack afite umwimerere tu, afite songe nyinshi atara droppinga, afite ama story. Nkunda gukora nyine, wenda uraza kugenda ubyumva muri freestyle zikurikiye. Nkunda gukora nyine ikintu umuntu ashobora kumva introduction ya song ataranazuyaza atagiye muri byinshi akaba ategetswe kuyirangiza kuyumva yose tu, you know. Okay, let's go. Okay, zankubwira ngo kuba umugabo si ukugwiza abana n'abagore, birashoboka kwitwa umugabo ukiri umusore. Umugabo ni wa mukapu w'inyangamugayo umwuharanira kubera isingira akamaro. Uyu butumbi si ubugabo n'urushinge rwica baro. Nta mugabo utinya struggle, nta mugabo kwepa haso. Niba upinze bro bazaso bro, menya ko uko byagenda kose nta mugabo utinya jango. Umugabo nyamugabo aharanira kwigira, agomba kuba ari munyakazi biceri byinjira. Nta mugabo ucumitwa motion bagusubiza. Umugabo ni nk'inyenyeri teka hora murika. Reka nta mugabo ucudika n'abahugita. Nta mugabo uburara remera akavunika. Nta mugabo ugikina n'amaninja y'inaha. Umugabo nyamugabo abyuka kare bugicya akajya ku ndege gutigita ngo abone ibicwa. Every day every time aratumwa agatumika. Nta mugabo ujuruka ni wo muco w'abaniga. Umugabo ahora targetinze kuri faida. Nta mugabo useka imbohe nawe jajya mu gihome. Nta bugabo bw'abambone ni nk'umugore adjacent, you know. Kuko uba umugabo bisaba kwipevera ukipevera imiruho. Kuba umugabo no guhiga so kuviyoriza impinja, no kwemera ugakoronizwa no guhiga ikimba, no kwikiza izo nyiga guha umukazi poa, no kwipampa bya gisoduka ikizababisha papa. None se man, honestly this is kandi sinango zirajya muri studio nutuntu freestyle kudukubitamo. Nudu freestyle ntago zirajya muri studio gusa. Ndi hope for ko nizijya muri studio zizaba virus, you know. Abaniga bazazikunda, abakobwa, abantu benshi, abanyarwanda n'abanyarwandakazi bazazikunda. Okay, nanubwo turuze gutinda cyane mu bintu by'ibiganiro cyane by'amagambo menshi, aho tugenda tubivangamo n'utwo du freestyle n'ibiki. Intego ufite mu muziki uyu munsi, umuziki wa projection ni iyi? Twese projection ngira ngo nk'aba upcoming artist, twese nyine, you know, intego bari imwe no kwibona uri hejuru, uri gushininga, uri gukubita muri za BK Arena, uri kugenda mu dupfundikiye nta tabati nta n'ubumoto, you know. Nizo ntego twese tuba dufite, gusa byose biterwa n'ikintu uri gukora ku isoko. Yo wandika ibintu byiza nta kabuza uba ugomba kuhagera, kandi ndabizi ko one day I will stand and shine. They will sing my name. YZ Wagwan Young Zack. Asante sana. Hanyuma hip hop nyarwanda yishyize ku manota, reka tugiranye n'izindi njyana, nubwo reka tuzijyane n'izindi njyana, ubona iburi iki kugira ngo igere kuri standard yaba mu mainstream radio ama televiziyo, kugira ngo ikimwe harabura icyo ubona ari kigisabwa nkamwe babahanze kugira ngo mugeze kuri standard? Twifate nka afrobeat ko tufata ama pop n'izindi njyana muri iyi minsi. Hip hop uko bisa kose ugereranyije na 2008 na 2009 na za 2012 bari abahungu ba Bulldog bagitangira hip hop nyine bakiri bato, ukagereranya n'iki gihe hip hop iri gukinwa, ntago navuga ngo irahita ikinwa samples nkuko bikwiye, gusa uko imyaka iri kuza niko hip hop iri gukinwa tu. Navuga ko ahantu hip hop iri kugana ari heza, hari kuza aba artiste bayikora kandi babishoboye, bakora ama video ameze neza, hari kuza aba producers barenze bakora izi njyana za hip hop. Hip hop ubona ko ifite ejo heza kabisa. Okay, mu ndirimbo wakoze kwavuzeho kankanya wakoranye n'umuproducer kwa Package, kuki ari wowe wahisemo kwe gukorera? Package ni umuhanga, Package ni umuhanga, ni umuproducer w'umuhanga, gusa ira kankanya impamvu ari Package wayinkoreye nayikoreye muri Country Records, hari habaye amarushanwa nje nabibonye ndi Rusizi,
habaye amarushanwa arimo ahagarariwe na CEO wa Country Records ni Nopja. And then mbona ko bamereza nyine iyo linki, and then ndandika about byari kuvuga ku kwihindagurika ry'ikirere n'ukuntu twakibungabunga, nandika freestyle nyohereza Nopja. Irahatana, iratsinda, and then igihembo kwari kuza muri Country Records ugakorerwa audio, video na promotion. Ibyo byose video, audio, promotion nyine ni nk'igihembo cyo kuwatsinza amarushanwa. Cyari igihembo tu, nicyo cyari igihembo gusa, bankoreye audio gusa. Video nawe yarasohotse yari ku giti cyawe. Video iri hanze gusa ni ku giti cyanjye tu. None se ibyo babe bakwemere ko batabikoze? I don't know why, gusa I appreciate no kuri audio kujya muri studio. Mvuze ko iri nko muri 3 cyangwa se 2 za mbere mu gihugu, ntago naba ngiye kure y'ukuri. Kwemera ugakorerwa na package. Shout out to Maniga Package, yankoreye produit nziza, yayitayeho tu. Urumva yari song for free, ayitaho kuriya, ayikora neza. Shout out to him. I appreciate ku bwa audio, nubwo nyine iyo video itaje n'ibiki byose, gusa audio ndabashimiye tu. Asante tu Nopja na Package na Country Records. Ariko nk'umuntu ari wemera ibyo bintu agomba kubabaza isezerano n'ideni. Nubizi se bagomba kugenda wigeze ubaza Nopja impamvu atagutunganyirije promotion se basore kugufasha? Yeah, I asked them, naramubajije gusa yo ntago yansubije tu, but I text him mubaza ukuntu bimeze, kuko hari n'indirimbo n'ubundi twakoranye. Hari indirimbo nyine yayo marushanwa nayo natsinze tu y'ikirere, nayo Package yarayikoze, yakoze audio yararangiye, and then na banshutinze na video, gusa video ntago ira uploadingwa tu. I don't know why. Ugomba kwa uploadinga kuri platforms? Ntago mbizi ni Nopja wagombaga kubimbwira. Naramwandikiye tu ntiyansubiza, but I'm still waiting, buraza ansubiza, nzi ko azansubiza kuko audio na video by'iyo ndirimbo byararangiye tu. Cyangwa ni nayo bateganya kuzakuraho na promotion byane bitatu bagusezeranyije? Maybe, ntago mbizi. Maybe. Ariko tujye tunabishima, urumva nk'ibyo bintu ari byiza. Nekereza ko kugira ngo affording package n'umuhanzi ukizamukana none byagomba kukugora yo Nopja atazagufasha. Oya, ni ibintu by'agaciro bro, ni ibintu by'agaciro. Audio bankoreye narashimye, ni audio nziza. Ni audio nyine wahereza buri mu DJ wese akayiplayinga, wahereza buri TV, wahereza buri radio bakayiplayinga nta kibazo yigizeho. Na Kiss FM. Na Kiss FM yayikina bro. Kubera ko oya yayikina ni Afrobeat Kiss FM. Kiss FM na Afrobeat bayikina, mani bayikina nta birenze tu. Okay, sasa reka twumva kandi kantu gato hanyuma tuze dusoza n'ikiganiro. Okay. Song igiye kuririmba ni story yabaye ku mubire wanjye. Sinzi nimba nabanza nkaririmba cyangwa nimba nabanza nkababwira iyo story. Okay. Ukora uverisa kuri banki tunguka, akabiza ugusanda shona ni kutahira, ukora ibishoboka byose ngo agukunde na wagakora ibishoboka byose ngo agukure, uhora wikina kubajama bawe, ubarabura kwiyo couple ari munange, harabari gutsinda ibitege Musanze, wowe ukibereye Rusizi muri defense, komeza wige yacu yararangiye, niba arabahetsi narabacurangiye, shout ku musore w'umudage, mbabazwa no kuhingukeza bakagusarurira, many times wamusabye kugusura, mwigeze muhuza reka n'igihuha, none urasamye ngo ufite icyana, burya icyo cyana ufite nacyo gifite ibisaza, cause muri phone ye witwa Motari, inshuti ze zikuzi nka Motari, se na nyina basi kuri Motari, abasore bacembana bakuzi nka Motari. Marije nuzuko bivuze nkumva gahenda karangije. Oya ni story babaje bro, yabaye ku mubire nzi. Nuko ari huza. Iyo story ba ku bantu benshi, ariko hari umubire byabayeho kugira ngo mfate umwanzuro kuyandikaho, nuko hari umubire nzi byabayeho live mpari. Nsanga umubaby wallahi yihebeye muri phone ya savinzeho Motari. Hari usanga sasa yaragusevinzeho rutwe ngo zamo mu rugo. Oya. Cyangwa se Karisa ucuruza intoryi. Karisa ucuruza intoryi, I mean intoryi, Kazungu, Rutwe, na amazina menshi bagira babita. Kagenda kwishe nkaho nawe hari wakwanditseho nka Rutwe cyangwa se ko namurimbura aranje ibintu byi
nta nubwo mbikozwa biriya ntago wamfatisha mu rukundo. urarwaye rero Ntago ndwaye bro. Ahubwo ntago mba ngomba kubangikanya ibintu. I have to focus on my music first of all. Ubwo igihe cyabyo nikigera nabyo nzabijyamo kuko gukundana ntago ari bibi mani, nta nubwo ari icyaha. none se ubundi kuki wabashinjiye ibiyobyabwenge abantu mukunda kuririmba hip hop? Impamvu ntabwo wajya kuri stage utagataye. Niko babivuga ariko nje ntago nemeranya nabo tu. Nta nubwo nemera ko kwandika, kugira ijwi, kwandika ibintu biryoshye bisaba ibiyobyabwenge. Kuko ndi sober, I am sober samplusa, you know. Ubwo ntago mwari kuba mwantumiye kuko nari kuba nandika ibintu bibi. None se ko nandika aga freestyle wabonye ukantumira kandi mba ndi sober, ntaho bihuriye kuba ngo murapere no gukoresha ibiyobyabwenge. Ntaho bihuriye kabisa. Okay, sasa turimo turagana ku musozo. Mbere yuko tusoza nakandi ka freestyle kamwe kanyuma, uragira ubutumwa ugenera abanyarwanda muri rusange. Ariko mbere yaho ngaho, mbere ko tubagenera ubutumwa, bakumenye barakumva, ndashaka basubire mu platform zawe ukoresha kugira ngo basiba. First of all, Instagram nitwa Young Zaki. Nababwiye ko bandika Young y'umuntu cyangwa se ikintu gito, and then Zaki ni Z A. Ubwo reka mbibabwire mu Kinyarwanda ni za na a na ka na i. Zaki, nyine Zaki mu Kinyarwanda tu. Niko nitwa kuri Instagram, kuri X, kuri Facebook, no ku zindi platform zose, kuri YouTube. Hose ni Young Zaki tu, kuri Audiomack ni Young Zaki. Okay, bwirira abakunzi ba Yawe TV ubutumwa duhita nyuma dukwizana aga freestyle nje mite nige nta kindi cyundi buvuga. Abakunzi ba Yawe TV ikintu nababwira, mukomeze musupporting music nyarwanda, by'umwihariko abanyamakuru n'abandi ba influencer mani, musupporting impano kabisa. Turebe ko music yacu yagera kuri level iri kujyaho, iri kujya kuri iyo level, gusa ntago level tuyishakaho yari yahagera tu. Turashaka kubona music yacu kubita nk'iyo mu Bugande, music ya TZ, nyine music nyarwanda wayivuga ikazajya ivuga muri East Africa, bakumva ko ari igihugu gikomeye mu muziki. Yo nka gutya twumva Tanzania, twumva reka wenda ndike kuvuga ngo Nigeria, wenda naho twaza planninga kuhagera nka kuriya dupanga u Rwanda rufata Vision 2020, wenda akaba hari imihigo izaba yeshejwe, and then bagahita bafatana na Vision 2050. Reka tureke guhita twipasa Nigeria level yabo, tuanze tuvuge wenda TZ, tuvuge Uganda, tuanze tugere kuri level music yacu, ubundi bigende neza. Ikindi nkuko nari mbivuze nyine bashyigikira impano tu. Bashyigikira impano kandi ndabakunda. Yawe TV, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, love you more, shout out to you all. God bless you. Okay, natojwe kuba soja nkagendera kuri inzoga, natojwe kuba hambo no gupoa ya maputa, natojwe guhabwa umutsima nk'ihigira imboga, natojwe kuba hasra ku rugamba ninge shuta, rurema raguha swema niga ntimugura, kuba umukapo byo ni lazima bigomba kuba, igire mugabo cyangwa suitemo gupfa, nta kuryama shumi tukiri gusabwa mura, sinahanuwe kera gusa igihe kirageze, nge ngomba gukinwana hamwe haki bamasede, hamwe haki bitadoa hatagira amapede, biyumvira ingoma za kamariza n'amavenge, niba ugishaka gukizwa ujye unkorera foda, reka mbe muri phone zanyu kurusha Ayoba, reka mbe wa mbere ubikoze nka Barack Obama, reka amagarike Gaddafi mitane Osama, reka nje mu bitabo kurusha Vasco de Gama, reka ndaserugigana nk'umwami Omukama, microphone nanjye still nerugina pata, gukora umuziki muzima singombwa kubaya, sindwani y'ubutita nk'aba Russia na Amerika, tubisorezaho ni nawo umuco w'abaniga, umvyimbyaho umutwe nkakoza finger muri trigger, nkakwambura umubiri na roho sinjyanye siga.